zishe mubyara wanjye wari igitambuga umwana w'umukobwa ziramwica yari ari mu mugongo wa nyirasenge Dorori ubwo umubyara wanjye yitwa Rina yaramuhetse kubera ko ari umwana munini Rina aza kuvudika amuhetse aho agiye kwihisha inkotanyi zirabavumbura ziragenda zimushira mu nzu ziramutwika n'uwo mwana yarahetse mu mugongo zishe benshi uko zishe n'abavukanye ubumuga bishe Nkarikana nyina avutse nzi ko yavutse ari umusazi nasanze yarasaze zaramwishe rwose bishe n'abataravuga muragiza yaramwishe zishe benshi ariko hari amafoto atajya mva mu mutwe kamukuru wanjye se rugendo bamuboha nararebaga uranibuka azamuye ikibara bereka ariko barango baramuboha baramutwara yamutwaranye n'abagore bacu bitwa Bambarigo Rugambwa Colonel Rugambwa kijye munyari kapiteni ubu ngubu n'umuyobozi w'ingabo mu Rwanda yamutegetse ko kubanza gusoma Bibiliya arayisoma bari bahari bakuru bazi n'imirongo yasomye baramutwara kigiye Imana yakinze akaboko ngo tutaharimbukira kuko nanjye nari mpari kigiye haza umuntu witwa Biseruka aravuga ngo mureke abagore ibyo bigore bijye guhamba abagabo babo kandi kuko icyo gihe abagabo bari bashize hari hapfuye abantu benshi cyane so rero ni inkuru nyinshi abacu baguye ahantu batandukanye ntabwo navuga amazina yabo ngo nyarangize ni benshi kuko bamwe bagiye barimbuka n'imiryango yabo icyo mpfa gukora nandika ku njyakaho nandika bamwe bashira mu makadere kuko mbashira mu makadere kuko sinakwibuka amazina yabo sore sinakwibuka sinabona amafoto yabo ngasoma gusa ni benshi kuko bishe nk'amarumene mbere directeur kore directeur y'Igatovu we n'imodoka n'umushoferi baragiye bagendera ko ndetse bamwica asa naho akiri umusore akiri umugeni agenda nta kintu asize ariho yarakirangiza amashuri ye mu Burusiya abantu bacu barishwe iyo tuvuga jenoside cyangwa se mvuga jenoside si jenoside mpfa kuvuga gusa kujya nibuka bwa mbere buriye batangira kwica abantu b'iwacu ntabwo byapfuye inkotanyi barabahanga ntabwo bapfuye kwica gusa bwa mbere barabanje bagatwara abasore n'abagabo bakaba mu mazu ntibasohoke ukabona n'abasore bo bahoye nabo bakamutwara ndibuka bwa mbere mbibona mvuye kuragira inyana nimugoroba noneho nkura hari umukecuru uti iwacu tw'amadereni kigere ushobora kuba yaratabarutse ntabwo nibuka neza ariko barafite abahungu batatu Nsanzimana hari na Teregare yari kumugenderana na mukuru we na murumuna we bavuye ku rusengero rwa ADPR cyane ko Teregare yari umwe mu bafite imirimo ikomeye niba atari pasiteri ku rusengero rwa Pentecote agize kumugendera nanjye ntutse hepfo mbona akamodoka gaturutse haruguru ka gisirikare kabahagarira iruhande karabatwara ntabwo bongeye kuboneka yewe na mukuru we mukuru wabo Nsanzimana we baramutwaye umukecuru abiciki na n'ubu nakuze abagore babo bari abasore bari abagabo bakiri bato mu myaka 30 cyangwa se 30 gusa bakuze ari abapfakazi n'abantu babo ndabazi kigera atwaye Kanyabushi umugabo twaturanye w'umudozi baratwaye kari butini nuko babanje kwica nyuma baza kwica abagore n'abana navuga byinshi ariko narabibonye nibyo ntabonye narabisomye nagize igihe ndasoma abantu bacu aho tubaguhesha yisomye ko muri igitabo cya Marara mvana mu Marara we yanditse ngo behind the presidential curtains akwereka ahantu rwose abantu bagiye bagwa muri systematically kandi ari ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Perizi ubikoze hamwe Kagame ne wagiye yitangira amategeko ubwe nasomye n'igitabo cya Jude River kitwa In Praise of Blood warabivuga neza akabisobanura naho kwa naho abantu bagiye bagwa nubwo ntabonyemo abanjye ariko bose n'abacu kandi bazize ikintu kimwe na hano umuvandimwe Bernard Rugumaho nawe yanditse igitabo yise The Bloodbath of Rwandan Refugees in the Democratic Republic of Congo cyo nako nagatabo cyiza cyane gasobanura kuntu abantu baguye mu mashyamba abahutu bicwa gusosora ko ari abahutu bica abagore n'abana
ibyo nabonye ni ibitavugwa kuko nk'umugore wabitakiye umunsi wicara umushuti wanjye we baramupfomuje bamukuramo inda, baramupfomuje bamukuramo umwana bajugunya hasi, bajugunya hanze umwana atwite. Ni ibintu bikomeye, babatwikiye mu nzu, babicishije amabuye nka soguru bamwicishije amabuye, bamuteye amabuye arapfa. So ni inkuru ndende, naho umbajije uti kurokokaho nakubwira se ko narokokeye. Narokokaga buri munsi kandi na n'ubu ndacyarokoka kuko bene wacu mu mashyamba baracicwa. Ndacyarokoka kuko n'abitwa ngo ntibapfuye, FPR yabakoreye ihonya hazaza n'ihonyabwenge kuko ntawabashije gufashwa ngo yige, ntawabashije gufashwa ngo yiteze imbere, nta hazaza dufite. Warokoka udashobora gushyingura. Narokoka gute umuryango wanjye ukiri mama n'abavandimwe n'aba basokuru bose bakirunze mu cyobo kiri aho ngaho kimwe badashobora gushingurwa. Umuntu atabanwe n'imfura ye idashobora no kubatandukanya ngo bashyingure nk'abantu. So rero aho kurokoka byo n'ibindi, ariko nshimiye mwese mwagize uruhare muri ibi ngibi, muri iyi gahunda, kandi nihanganishe nawe mwese mwabuze abantu. Ndabizi bamwe ntimushobora no kubivuga kubera ko mudafite uruvugiro. Gushingura byo ni ibya twese, ntawashoboye gushingura be, ariko n'amateka yacu, amateka yanjye, n'amateka yawe, n'amateka y'igihugu. Kandi ibyabaye ku bacu ntabwo ari umuzigo kuri twe gusa, ni umuzigo w'igihugu ntazaza abana bacu. Ndabashimiye rero, murakoze kuri uyu mwanya. Tuzagira igihe cyo kuvuga amakuru yacu, tuzagira igihe cyo kuvuga inkuru, cyane ko binashimishije. Ntekereza ko zimwe mu nshingano z'abarokotse ni ukuvuga inkuru z'abatarabashije kurokoka. Ntekereza ko naho aho bari bumva ko twavuga inkuru zacu. Ntekereza ko nibura ubu ngubu yego urugendo ruracyari rurerure, ariko ubu nshobora